kandi na DC1 studio. Hano rero nk'uko n'ubundi dusanzwe tubazirikana kandi musanzwe mubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye dukora buri cyumweru, ndetse igihe icyo ari cyo cyose umunsi ku wundi tukabagezaho n'andi makuru atandukanye. Hanyuma rero njye muri studio uri kuri mikoro Ndayisaba Theogene, ndi kumwe na mugenzi wanjye Patrick Tuyishimire. Patrick Tuyishimire rero akaba ari mu kiganiro ndetse ari nawe uyoboye cyane cyane ibi biganiro, ikiganiro cyitwa Zamuka Mwana Uzamure Impano. Kugira ngo murabimenyere ko buri cyumweru ku isaha ya saa munani n'ubundi ducishaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Hanyuma rero ku buhanga bw'ibyuma kandi turi kumwe n'abandi batandukanye. Hariho uwitwa Dani ku bufatanye ndetse na DC1 studio, tukaba turi kumwe ndetse na Rikizo abenshi mukunda kwita Eric. Hano rero hakaba Twishime Patrick yatuzaniye abatumirwa ndetse abahanzi nk'uko musanzwe mubimenyereye yuko impano zizamurwa buri cyumweru saa munani tuba dufite icyo kiganiro rero. Welcome to the ikaze TVC60 ndetse ku bufatanye na DC1 studio. Twishime Patrick, wakoze kuzana aba bantu benshi barabahanze amaso, babahanze amaso kandi bari babakeneye kubareba. Ni igihe kinini kikize ubinjira ko abo bana rwose bahari, ongera ko banakeye. Nanjye nishimiye kubabona rero. Cyakora nyine wampezata nyine abantu wazanye. Urakoze cyane. By'umwihariko urabona turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye, harimo abantu bakuze, harimo abantu batoya ariko b'abajene. Ni abantu bakunda Imana, bubaha Imana cyane. Urabibona nyine aka kanya tugezemo tugiye kwerekana zimwe mu mpano bafite, gusa by'umwihariko uyu munsi turi bwibande kuri gospel. Ubwo rero urumva ko bafite impano zigiye zitandukanye. Abantu muraza kubabona, ndizera ko muraza kubashyigikira cyane kandi muraza kubikunda. Bakora ibintu byiza no mu gihe baraza kuwukinya. Dufite abasore babukereye mfite amatsiko cyane rwose. Ufite amatsiko cyane. Okay, reka wenda tubwire umuntu twari turi kumwe nawe wamfashe gutegura iyi gahunda, agerageze kudupresentira abantu turi kumwe. Ndagira ngo tuguhereze ikaze muri make, utubwire abantu turi kumwe kugira ngo nabo babashe kubakurikirana tuzanye muri rusange. Murakoze kumpa ikaze. Hano turi kumwe n'abana b'abahanzi, ariko mbere gato ndabanza nabwira amazina njyewe. Amazina banyita Gatsinyo Ndayisaba. Rero nkaba nabazaniye hano, harimo abamama, harimo umukobwa ariwe mufasha wanjye. Tukaba twazanye hano urubyaro rwacu kugira ngo ruzamure impano twifatanyijemo namwe. Rero aka kanya akaba bahaye numva banyita Bakarimo, bahaye karibu nabo bakaririmba, hanyuma bakanabiririmba batarabasha kubabona gukira. Wenda nuko tutaragera muri ako kanya, wababwira muri make ukavuga ati abantu gutya nibyo wenda bashoboye mu kanya bo baraza kutwiyerekana mu buryo burambuye nabyo. Bavuga amazina yabo. Nta kibazo twahera hano inama. Amazina yanjye banyita Umuhoza Miguel. Mwongere iki? Amazina yanjye banyita Umuhoza Miguel. Yego. Ibyo gusa uturuka he? Nkora n'uruka mu mudugudu wa Nyarubuye, mu kagari ka Kageziba, umurenge wa Narabana, umurenge wa Narabana. Ubwo ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Amazina yanjye nitwa Kamikazi Devota, nkaba ntuye mu kagari ka Kageziba, umurenge wa Narabana, akarere ka Rulindo, umudugudu wa Munana. Ababyeyi b'abana, nkaba nitwa Nzahayimana Tereza, nkaba nanjye naherekeje aba bana nk'abahanzi. Ndumva ari ibyo ngibyo murakoze. Nitwa Mukasana Tekereza, amazina y'abantu bakuru nitwa Ndayishimye, nkaba nturuka mu murenge wa Jabana, akagari ka Kageziba, umudugudu ni
nkaba nsengera mu idini rya adeperi tukaba dusengera abana akaba ari abana hagizeho hano Murakoze Marine, akaba nandukana mu mudugudu wa Marabana, wa Nyarubuye, akagari ka Kajevuba, umurenge wa Marabana, akarere ka Rulindo. Amazina yanjye nitwa Nshimiyimana Leonard, nkaba nturuka mu mudugudu wa Nyarubuye, akagari ka Kajevuba, umurenge wa Marabana, akarere ka Rulindo, nkaba nsengera muri adeperi gatatu umugeni wiga mu matanga na gatatu. mu wa gatatu ugiye kujya mu ngaho icyo kintu imyaka amazina yanjye yitwa Ayingeneza Diane, nturutse mu mudugudu wa Nyarubuye, akagari ni Kajevuba, umurenge ni wa Marabana, akarere ni aka Rulindo, nanjye nkaba niherekeje abana b'abantu. ngira ngo rero itsinda rigari kuri kumwe murabyumvise uko wabumvise baragaragiwe baragaragiwe cyane baragaragiwe cyane ni abantu bafite gahunda ntubarebe gutya buriya hagize muzamuka akajya mu bicu wabura ruvuga ibi so rero ndagira ngo tutabatindiye wenda muri make uyoboye iki kiganiro ndagira ngo utugere muri rusange mbere y'uko dutangira kubereka gahunda uko ihagaze. hanyuma rero ni itsinda nduzi rigari cyane riyobowe na Christine Pasi kandi mugenzi wacu w'umunyamakuru Christine Pasi wakoze cyane kandi bishimiye ko itsinda rigari ringana gutya warisize nawe muri studio za Ikaze TV 150 ku bufatanye bwa GP1 Studio turagushimiye cyane. hanyuma ikibazo ngize kindi cy'amatsiko abahanzi ko bari kwamamara aba nabo ngabo ndeba ari abanyempano kandi abanyempano babaye abasitari aho ntibabaye abakandida b'urupfu hari umusitari yari umuvugabutumwa Bitogoro Ryoza kugira ngo azashyingurwa ejo kuwa mbere mu karere ka Rwamagana ngira ngo saa 12:40 nibwo yari amaze kugera muri Kigali cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo ubwo yari amaze kugera muri uyu mujyi wa Kigali ngira ngo uyu munsi ararangiza umunsi ageze i Kigali uyu munsi ari mu buruhukiro ariko ikirindiro cye kiri kubera hari Rwamagana. hanyuma rero ariko nkibazanira abasitari tugiye tugeze ku basitari harimo abo tuzi barimo ba Iva Brava barabaririmbyi hari uwitwaga Kizito Mihigo yari umuririmbyi hakabamo umwe mu bandi babo bari ibyamamare nka Thomas bitaga Yanga hakabamo ba Jay Paul Nisine hakabamo uwo bitaga Imbogo wante n'abahanzi benshi tugiye tubura benshi cyane bo mu gihugu cy'u Rwanda uko umaze kugenda wamamara mu mpano zitandukanye ugenda ubura ese wowe nk'umusesenguzi ni ukubera ni ukuvuga ngo urabizi n'ubundi muri sosiyete ntabwo habura abantu bashobora gucika intege cyangwa se abantu bashobora kugenda hagasigara abandi so rero ndagira ngo nkubwire ko nubwo aho bagenda tuzi n'abandi batari basigaye muri gospel ba Israel Mbonyi abo bakiyoboke baracyahari kandi baracyakora n'ibintu byinshi binarenze ni ukuvuga ngo hariya ngo ikintu navuga ntabwo ariko bibe uko ubitekereza kuko biri kuko ni ibiba biri bigenda rero umuntu arakora ahantu ananiriwe nuko nyine Imana iramuhamagara bikaba ngombwa ko ajya gukora imirimo y'Imana so rero bivuze ngo hariya ikintu kiriho ntabwo uko watekereza ngo abasitari ngo baragenda ntabwo ariko bimeze ahubwo n'ubundi abasanzwe arava mu mwuga abarava mu mubiri kandi nabwo ndakeka hari niko bimeze no muri sosiyete usanga no muri politike burigiyeyo abayobozi hari abacika bikarangira ariko abandi bagasigara bagakomeza
urabizi hari ibyamamare muri politike bigenda ariko abandi bagakomeza bakaba so rero ubwo nibwo buzima tubayeho. hanyuma rero tudatinze muri byinshi ni bamwe mu baririmbyi bari kuzamuka ndetse bari kuzamura impano nk'uko nabibabwiye n'ubundi twisi ni Patrick yatuzaniye, kandi bakaba ari abaririmbyi ubona ko banejeje, ubona ko bafite impano yo gukorera Imana cyangwa gukora umurimo w'Imana mu kuza mu buryo bwo guhimbaza no kuramya Imana. hanyuma ni gakeya cyane ubona ko ababyeyi baba bashyigikiye abana babo inshuro nyinshi kuba abahanzi. Hari abo tujya twumva bati abana bacu bazaba ibirara, hari abantu ujya wumva ko bavuga ngo abana babo nibakura bazaba aribo bihitiramo icyerekezo, ariko hano ndi kubona yuko bisa nkaho bidasanzwe Patrick, bisa nkaho bidasanzwe kuko ngira ngo n'abari kureba muri studio ni abantu ubona harimo abakuru baherekeje abana kugira ngo byibura barebe aho abana babo icyerekezo bafitemo, cyane ko berekana ko ikintu gikomeye ni ukwerekana ko bashyigikiye abana babo, bashyigikiye ko impano zizamuka ndetse mu kuramya no guhimbaza Imana. Ni gakeya cyane rero bikunze kuboneka, ariko nawe twishimire Patrick ukunze ureberera aba bana, ese bashobora kutubwiraho bakaririmbaho gatoya mu nganzo, yenda nk'umwe muri bo akaririmba tukumva byashoboka. Byashoboka, reka duhere kuri wa musore hanyuma atwereke ibintu ashoboye, maze ubundi batunyuriremo urebye bafite gahunda, bafite impano, baza kubibona ni ibintu byiza cyane. Mwegerere hano kuri mikoro gatoya. bigora benshi bakumva yuko tenisoni y'amaraso mfite amaguru ariko imana yo yakugizeho gushima imana. bigora benshi bakumva yuko biteye isoni y'amaraso mfite amaguru ariko imana yo yakugizeho. haleluya, ndagigishima n'umunezero tuzagirira tujya mu ijuru, tuzaririmba tuzacuranga tuzishimira ko dutsinze. haleluya, ndagigishima n'umunezero tuzagirira tujya mu ijuru, tuzaririmba tuzacuranga tuzishimira ko dutsinze. mugenzi wanjye nzakiriki guhuriza niyo mana yacu kandi ari imibereho ubu buzima dufite mu isi. mugenzi wanjye bizakiriki guhuriza niyo mana yacu kandi ari imibereho ubu buzima dufite mu isi. haleluya, mbega ibyishimo n'umunezero tuzagirira tujya mu ijuru, tuzaririmba tuzacuranga tuzishimira ko dutsinze isi. murakoze cyane, murakoze cyane. ngaho nyaruvuga Emwe banyarwanda impano rero z'abana murabyumva rero, ariko tugera ku musozo sinzi nimba nabagenda nk'ababyeyi babo izi ndirimbo mubafashamo kuzihanga cyangwa se nibo bazihangira, se mubibafashamo gute kugira ngo bagendane no kwiga, bigendane n'ishuri? ni gute mubihuza ishuri no kuririmba kw'abana, mubihuzamo gute? turabashimiye. aba bana bamwe barihangira ariko tukagenda tubakosora aho ibyo bafitemo tubibona bitagenda neza tukabikosora, ariko nabo ubwabo barihangira tukagenda tubakosora. bamaze igihe kingana iki cyane? bamaze igihe kinini kuko nk'uriya w'umuhungu akenshi yabitangiye ari umwana muto cyane,
akajya abikora ku ishuri agakora amakorasi bakaduhamagara ku ishuri umwana byaratuyobeye ati ese murasenga yego mbese umwana ni umukorasi ati yego yabitangiye kera ari umwana muto cyane. hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ngo iyi ndirimbo yitwa ngo mbega ibyishimo turi hano muri G1 studio. G1 studio ikora indirimbo nziza, habe amashusho ndetse amashusho cyangwa se video na audio, cyangwa se n'ikindi kintu waba ushaka ushobora kuza kurikodingiramo, ushaka gukora amakuru baragufasha, ushaka gutera imbere baragufasha, ndetse muziki iri hejuru mu rwego wifuzamo baragufasha, ukabasha kuba watera imbere. hanyuma rero turi kugana ku musozo, ngira ngo iyi ndirimbo Patrick, iyi ndirimbo tuzi bagiye guhita bayishyira muri mu byuma mu gihe gitoya irasohoka, abantu benshi batangira kuyikurikirana ku mbuga nkoranyambaga. ngira ngo hano hari nimero bashobora kuba bahamagariraho ya 071272 ku muntu wese wakwifuza kuza gukorera umuziki hano muri G1 Record. hano rero murakaza mukisanga, kandi indirimbo nyinshi mufite zizakunda zizakoreka. hanyuma rero sinzi amatsiko mufite y'indirimbo ya mbere igiye gusohoka uko ameze. hamwe yenda navuga ngo hamwe na manager nibyo na manager w'abana, sinzi ukuntu mwumva amatsiko mufite iyi ndirimbo igiye gusohoka, amatsiko muyafitemo. muri rusange tugiye kujya kure, ni ukuvuga ngo ubundi ukimara kutubona twicaye hano Theo, wumva ko ibintu bifite imbaraga, kandi uri kubona ni ibintu twateguye cyane, tumaze iminsi tubitekerezaho, dutekereza ku bana bacu, tubona ko ibintu turimo turategura ni ibintu byiza cyane. icyizere njye naguha, urumva ntabwo twe twafata ibintu ngo tuze kubitegura, dufate umwanya wacu tuze twicare hano gutya gusa, nta gahunda ifatika ihari. ahubwo ndagira ngo abantu bose badukurikiranye nonaha, cyangwa abandi bafite gahunda yo kuzumva impano yacu n'umuzika n'igihangano cyacu twakoze, ngenda bararikira ko tuzabagezaho ibyishimo byinshi cyane, tuzabanezeza, abandi tuzabigisha, kuko ibintu dukora hano ntabwo ari ibintu tubizanye kugira ngo twiyerekane gusa, ahubwo twari dufite n'inyigisho nyinshi, ndabizi neza bizabafasha. ubwo rero ndagira ngo nkumare amatsiko wari ufite, twebwe iyi ndirimbo tugiye gukorerwa hano twayishyizeho imbaraga, kandi na n'ubu turacyazishyizeho, nubwo turaba tuyisohoye ntabwo turaba tubirangirije hano, ahubwo twe dufite gahunda n'uburyo yo kuyikomeza cyane tukagereka n'abanyarwanda. hanyuma rero icyo watangariza abanyarwanda no kuri iyi ndirimbo mu minsi mike iraba iri hanze, ifite n'amashusho yayo, muzatangariza n'izina rya rizanyuraho, tuzabitangaza guhuramo tutangariza. hanyuma rero babyeyi, ndetse nshimira Patrick kuri iri tsinda, abereye manager, mbifurije kugira ngo muzakomeze kugendanaho, mubifashijwemo n'Imana ndetse no gusenga cyane. sinzi rero muri uyu mwanya ndumva nta kintu twakongeraho, aho ngaho, kandi mwakoze. hanyuma nshimire cyane kandi abantu bari kubana natwe muri Kaze TV, bari kubana natwe kuri iki kiganiro, n'ubundi impano z'abana ziba zizamuka. ndabashimira mwebwe mwakomeje kubana natwe ku muyoboro mugari witwa Channel Kaze TV 250, ndetse ku bufatanye na G1 Studio Record. tukaba turi rero kuri iki cyumweru n'ubundi nkuko tuba twabibateguriye, no ku cyumweru tuzaba dufite abandi batumirwa, muzabe hafi, muzabe muhari. hanyuma rero mwakoze cyane babyeyi beza, nawe G1, namwe baririmbyi mwakoze cyane, kandi abaherekeje abaririmbyi mwakoze cyane, Imana ibahe.